welcome dear. Amakuru meza. yego. Sekonde baba washyushye. Ari wowe wacakaga. Wacakaga kurusha uko mushaka. Shani bisanzwe nyine to. Meza tese. Amakuru y'iminsi ni meza. Ubwo nabonye wamagaye ndavuga nawe nari nkumbuye cyane nshaka kutuvugana. Amatsikara kw'ijoro gutuma. Naranyishe ndabasi ufite inkuru nshyashya nyine nari gukumbuye cyane. Shano ubona se ibintu by'ingo biba byameranye nyine nkabura n'umwanya wo kuganira n'inshuti. Yego. Ariko nari museka nkamagara tuganire. Okay, ni byiza nyine twaganira nta kibazo. Bebe. Shani nari nkumbuye. nari nkumbuye cyane. Shani nari baye nyinshi. Yego. Neno najyamaga. Nivuga ati soko kunzongera kukuba najyana. Ariko nejejwe no kongera kubona najyanye mu gitoza. Wow, ni sawa. Nicaga nyine nategura imishinga myinshi. Sha, umva nyine ngo nsigaye numva nyine ubu nibere nko mu ijuru muri make. Rero ubwo ubwo bimujyanye mu gituza. Sha, ndikumva wagira ngo neza negereye mu bwami bwite. Ariko ni nobe. Iya. Yigerageza ngo tubibwire ababyeyi. Ngo ni fresh kabisa. Biruhani iteka. Inshuti uri Ukamutuka ukenda kumuha nyina ndabizi. Kandi naguhamagaye hano ugerageze ushyiramo akantu ko kunyubaha sibyo. Uri boss wanjye ariko nanone hanze y'akazi. hanze y'akazi. Mu macuari nawe sibyo. Yeah, I know. Wowe uri muto kuri iki ugerageze unyubahe. None basi rengagize mu kazi ufite nka undi mama wawe cyangwa n'abana marina wawe sibyo. So rero ntumfatire hejuru kubera ko ibyo nshaka kukubwira ni ingenzi kuri wowe ndetse no ku buzima bwawe bw'ahazaza sibyo. Rero njyewe nawe mitwara vuganye secretary ambwira nyine amarangamutima ye n'ukuntu yakubwisha cyo kurara nantunguye ni umuntu w'umugabo kumva yaraje akagutinyuka akakubwira ngo aragukunda ni ukuri byarantunguye Uriya secretary. Yeah. Nese ute? yarakubwiye ngo aragukunda urangije uramutuka Cyane naramututse nese ubona bijya kunanda. Ndamufite mfite boyfriend ni G ewana nyine mukundira uko ari wawe n'abakire nyine turakundana tu ntabwo mpamvu yo gukundana na secretary karakama. ngaho ntega amatwi mubwire sibyo nari mbizi ibyo boyfriend wawe ndabizi ndamuzi ari na secretary turaziranye bose mbega ndabazi sibyo. Wenda iyo G yawe mugana wawe ntabwo nyizi cyane ariko ndayibona sibyo. Hari n'uruhande naba nzo utazi sibyo. Na secretary rero wowe buriya mwavuganye ubwo muhurira mu kazi ariko njye hanze y'akazi muzi cyane no kukurusha sibyo. Ubwo ku mpande zombi ndiyo kandi bose ndabazi. Rero ikintu ngiye kugusaba listen me please sibyo. Karama. Rero nagira ngo nkuko mbikubwiye Yego. nabwira iby'ibihugu byumvise nimba byishimiye. Nyine ukuntu ngiye byumvishe ni ibintu nyine ni byiza nyine urabizi ntabwo njya ngira amagambo menshi yo kuvuga ariko ikintu cya mbere kumva ni uko nyine abantu iyo bahisemo kubana bumvikana bakundana bubahana so kandi bizwi ibyo tubifite. Icyo turabifite. So rero ni byiza ariko ikintu nyine kiriho ni uko akunda abakobwa baza gushaka bashakana n'abahungu nagukunze nyine ngiye bato. Sha, bebe. Ujye kuntega amatwi mbwira ikintu naguhamagariye ikintu uri bwirinde ndakunda bimugiremo kumva kandi ntuzanye mu by'ubushinzi hano muri manager hano ntabwo turi mu kazi kandi ntushobora ko turakara tubigendamo neza n'inshuti kandi ikindi wibuke ko njyewe ntabwo ndi ku rungano rwawe sibyo genda gukorera hano. So rero ku ruhande rwa Emi sibyo Emi yaragukunze by'ukuri pe buriya nta muntu wiwe wa hafi utabizi ko agukunda sibyo. Ni proud yawe nyine aragukunda bimurimo ntabwo ari ibyo ashaka sibyo. Iyo G yawe nayo iragukunda ndabyemera sibyo.
wowe ni ntawe utanamukunda ahubwo ukunze ibyo afite sibyo bivuze ngo icyo gihe ibyo bigukurura kuri we bidahari bivuze ngo uzamwanga kuko ndebye urukundo rwawe ni iji afite amafaranga akazi keza sibyo nibyo ukunze nyine nibyo bimugukururaho ibyo nibyo bizadutunga sheri buriya inzu irimo zahabu nyinshi sibyo ariko nta mahoro ni nka gereza ariko urugo rurimo umuceri muke urumva ariko harimo amahoro gukunda Imana gushyira hamwe gukora cyane ni ijuru rito ryo mu isi sibyo rero reka kureba ngo afite bafite ahubwo reba ngo mu mutima we harimo iki uriya secrétaire sibyo secrétaire uri kuvuga ngo ntacyo amaze ngo nta kintu afite sibyo urabizi ntabwo ari ukuvuga ngo yenda tugiye kugerageza iby'urukundo cyangwa kwabwo ntituzigera nifuza kuzanyura nanjye makuba nifuza ko tuzaba intangarugero byibura aho dutuye byibura n'abanyarwanda bakajya batureberaho n'abandi bakobwa byibura bakajya bareba imico byibura dufite nabo bakifuza gushinga ingo zacu rero nabizi ababyeyi tubibwira barishima urugo nyine nta kibazo baragukunze gusa ntabwo bari bazi ko iyo nkuru nziza cyane rero ibyo ngibyo urumva tuzabibagezaho nabo ubwabo ababyeyi biganirire kugira ngo twebwe ntabwo twafata umwanzuro bari bugukunde nta kibazo yamo bebe kandi nifuza ko mu mezi makeya bambi iruhande n'ababyeyi babona tubabwira ko byibura leta ari igihe gitoya kugira ngo tubashe byibura kubamburane nanjye nkabaho mu mutuzo mwishimye cyane mbese amurikeza amatara uracyamubwiye kumva nyine amasaha nawe urabizi ko nyine kuzajya mu kazi ejo ntabwo tuzongera duhure n'abagiye bamaze kugendera uriya ni inyangamugayo pe akunda gusenga yubaha abantu bose aranakora afite umurava none areka kureba akazi ariho nonaha kuko ntabwo uzi umugambi Imana imufiteho kuko na Dawidi yari umushumba ariko aza kuba umwami ntabwo uzi icyo uriya azaba cyo ahazaza sibyo ese n'uwo boyfriend yanjye mbona nyine ntazi ukuntu ameze wenda nshobora kuba dukundana gusa nyine nanjye nkurikije inama papa yambwiye uburyo yamubonyemo nanjye uzi ko n'ejo bundi aherutse kuza kundeba yasinze ariko ubu ubyirengagiza ngo mfite boyfriend secrétaire se gushaka gusa ushaka iki umva uzi icyo ushaka umuntu utazi icyo ashaka ni wa wundi ufata ibyo abonye urumva kandi utamenya iyo ajya ntamenya n'iyo ava kanguka sheri kanguka se ubu secrétaire yankunda n'ukuntu ufite ikibazo ndabizi byose ku murongo ukuntu wamushishimiye wamusohoyemo ngo ntazanagaruke ngo ajya guhana email ngo aguhe ngo dokima yose kuri email we ntugire ikibazo nk'uko yakuntumyeho nanjye ndamubwira wenda mushaka ukuntu nyine ndamubwira ko nakuganirije kuko nawe namwijeje ko ndi bukuganirize abikumvisha ubwo n'ubundi rero ndashaka kumubwira ko nyine byagenze we ntugire ikibazo igihe cyagiye rero n'ubutaha rero ntugakunda umuntu ku cyo afite jya ukunda ikirimo muri w'indani kuko ibyo afite nonaha n'ejo byagenda sibyo icyo afite nicyo cyubaka mu mutima iyo urebye outside ni nk'uko yakubwira abifite kandi ntabyo akaza yatiriye akagofero akaza yikwije kandi nta n'ibyo afite sibyo jya ureba ngo uyu muntu ubundi icyo afite mu mutima we ni iki imbuto yera saba merci nyine wagaze kuza thank you for love you okay bimeze bite amakuru y'iminsi turaburanye kweli turaburanye cyane ariko njye nari mukumbuye gusa njye singukumbuye ndi serious ndi serious ahubwo hari ikintu nshaka kubwira igiki right now nshaka break up ya igiki urabona njye ntabwo byanshobokera gukomezanya nawe kuko ntabwo tukiri kuri level imwe nsigaye mbona witwara nabi yes bebe mwengewe nawe cyane we wishingikirije iwanyu nta kintu ugira nyine gifatika ntabwo nyine nshaka gukomezanya nawe ndumva naba ukwanjye nawe ukaba ukwawe
kuba nyine wabyumvise. It's enough. Yes. It's enough. Ngero bisiremo twumva. Nakubwiye ngo kuva nonaha uyu munota Yego. up to matanazi. Ntabwo tugiye gukunda. Twabiretse no. Ntabwo nkeneye. Ntabwo mukeneye. Nta nubwo uri muri gahunda zanjye nateganyije. Ahubwo se uri kujya he? Twarakundanye. Ahubwo se njye nakundanye nawe. Wakuraga iki se? Niba utarakundanye nawe. Yewe. Cyane. Ahubwo uri mura njye nkundana nawe. Nese warakinaga? Yewe. Warakinaga nyine? Ahubwo warankundaga sawa. Tumva ntabwo pe ntabwo ibyo nyine kumva fa kuba njyewe nshaka gutandukana. Warakundanaga cyangwa warankunda? Kuba utarankundaga no kuba warankundaga ntabwo bindeba. Twakuba Byomba kugira urumva. Iki se? Kuba mutunze urutoki nakuba ntabwo nabikora. Ariko man. Yes. Ndakumva. Ari kuvuga? Ndi kukubwira ngo kuva none uyu munota sinigeze ngukunda imico yawe ntabwo nyikunda. Ndashaka kukubwira ngo break up now. Break up now n'undi munsi. Yesa ndi kukwinginga. Wagiye ariko ma genda yute. Koye. nuko rero rukara meze neza ariko banza atari neza bite se kandi wowe abana b'ubu urabazi bose wowe bakugize bateze noneho no mu muhanda ndi kugenda nivugisha numbiwe abana b'ubu bateye ubwoba akagira inkuru rero ababyeyi bacumura bicaye umukobwa agira atya ambwira ngo afite ubukwe nanjye ngire ntangire nitegure nze mbabwire ntase nta bukwe buhari ngo ntabwo ndahira uravugisha ukuri waje atubwira ngo ufite ubukwe mu kwezi gutaha none ahubwo ubu nashobewe nibyo byabikoze kumbwira se narinje kukubwira ngo nta bukwe bwa ya mfura yanjye ntabwo da ngo ntabwo ngo bwarapfuye cyapfuye gute habuze iki se sinamenya sinzi ntabwo mbizi nkubwire ibi bintu se ababyumva baragira ngo iki ngira inama ndabigenza ni umuhungu wamubenze se ni umukobwa wabenze byapfuye gute sinkubwira ngo abana bo arinjira ati imana nta bukwe bugihari rero mubwira nyirakazungu ibintu byawe birakomeye ahubwo ndagira hari umukobwa ntawe yigize azana umusore mu rugo ngo aze kumukwereka ntawe ariko yari yambwiye ngo aragufite nanjye ngira ngo burahari cyangwa ni imitwe mwadutekagaho ngo tuzaba twerere ni imitwe yanyu uragenda n'umukobwa muricaye mu panzu dufite ubukwe uratumiye ubu se ababwe bose uzongera bazunguruka mwabwira ngo ubukwe bwarapfuye nyine ngira inama ndakora iki mwe mwatanze itariki zigemerewe kuvuga ngo uri mu kwezi ariko nta tariki nta tariki mu by'ukuri nari natanze ayo niyo mahirwe ufite ko nta tariki watanze ubu iyo utanga itariki ukabona abantu baje bikoreye ibibinde n'amajerekani ngo baratwerereye nta bukwe buhari wari kubigenza ute imeze bite sawa umuhungu ewe we mwana imeze bite chameze sawa mwana Godwin urahageze ndahageze urumva nimo ndatambuka navati se njya kureba umujene wanjye kubona umugara asigaye amufasha neza siko kuva narongora ari wowe urutaragira amazi se shaho ngewe buriya nkunda kugenda bura
kera nari mfite umugambi wo kutazajya nsura abantu bubatse kubera yuko njyewe Nanjye nta gahunda y'igihe nanjye aba jene bose ujya wumva batazarongora nanjye do nta bintu byo kurongora umva reka nkubwire mwana urabona ko wowe ntabyo uzi nta kintu ntabwo uzi icyiza cyo kurongora mwana reka nkubwire pe njyewe nakugira inama yo gushaka amafaranga urayafite aya ni amafaranga nangahe se umuntu ashakira ese urumva uzabona angahe kugira ngo ushake aho miliyoni nk'ijana umugore noneho umva nyine umugore ni impuza twatandukana miliyoni 50 miliyoni 50 urese agashaka wowe urumva mu gahunda ufite ntabwo ari ukubaka no gutandukana ni ugutandukana kuko abagore b'iki gihe ntibashobotse ukuntu